iyo wafataga agashinge ukagashiraho akadodo cyangwa akanyuzi bitewe n'ururimi uvuga, ahantu urushinge rwinjiraga wenda niba ugiye gutera nk'igipesu hano, iyo wagiraga amahirwe ukabona urushinge rwinjiye mu gatobore ka cya gipesu, cyabaga ari ikimenyetso ko na rwa rushinge na rwa rudodo buri rwinjire, hanyuma ugahita udoda ibintu bikagenda neza. So Yesu yazutse ava mu kuzimu ari nk'urudodo rugiye ari nk'isindano, ari nk'urushinge rugiye mu ijuru, natwe turi akanyuzi kamuhambiriyeho ngo yinjire mu ijuru. Natwe mu buryo bw'umwuka turinjira, dutegereje ko imibiri yacu izopfa, hanyuma ngo dusange y'imyuka yacu yagiye n'ubugingo kubera Kristo winjiye ari urushinge. Natwe tugenda turi indodo mu ijuru, turiyo mu buryo bw'umwuka. Imibiri yacu nipfa tuzaje kubayo, tugire imibiri misha n'ubugingo bwose n'umwuka, turi mu ijuru kubera ku rushinge rwinjiyeyo. Natwe turi urudodo dufashe kuri Kristo umwana w'Imana. Hallelujah. Mvuga ngo amen. Yesu niwe sindano, natwe turi inyuzi. Yego. None ikindi gitangaza cyabateye ubwoba kirenze ibindi, bari babatayemo ari batatu ngo bitegereje babona babaye benshi, ngo babaye bane. Nkuko yarambwiye pastor ngo abantu bose Satani yacaniye imiriro kubw'impamvu y'Imana, ngo Imana ntiyo kwemera ko abo bana b'Imana bazoyitanga mu muriro, iremera ikabanzamo kugira ngo ababandi nibaje gutagwamwe basange kera Imana yakuyemo urubori rw'urupfu, bajyamo bagasa naho bagiye kwitemberera ku mazi Gisenyi, mu Gisenyi cy'uwo muriro, hanyuma bakagumamwo, bajya kuvamwo Yesu akagumamo kugira ngo n'abandi bazacanirwa iyindi miriro nyuma ya Saduraka na Meshake na Bedenego bazomusangemo. Nibso Mumva yo mako yigeze avamo, bakuyemo abo batayemo, widumbukijemo, babuze aho bamukwiza bamusigamo kugira ngo azogumemo. Natwe nitujyamo tumusangemo, Yesu aracarimo. Hallelujah. Ako Yesu arimo yemewe. Nibso Ako Yesu arimo byanje. Hallelujah. Yesu arimo. Yesu arimo. Yesu arimo. Yesu arimo. Hallelujah. Hallelujah. Yesu yagumyemo. Yesu yagumyemo. Bakuyemo batayemo, ariko Yesu wijanyemo yagumyemo kugira ngo natwe nituzajyamo tuzamusangemo. Hallelujah. Iyi miriro yose ntigutera ubwoba, Yesu ayicayemo. Hallelujah. Yesu ayicayemo. Barafite icyo yasigaranye, yari yarasigaranye amatwi n'akanwa, ngo yumva akavuyo kabaye kenshi ahantu yarari kajagari. Ati none ko hano ko habaye ibintu bidasanzwe, ko mpora hano uru rusaku kutarudasanzwe hano. Ati hari umugabo witwa Yesu unyuze hano. Sawa, ngiye kumuhamagara kuko umugabo afitiye amaso. Ngiye kumuhamagara. Yego. Yabanjije kumva, afata umwanzuro wo guhamagara. Arahamagara. Yesu mwene Dawidi, mbabarira ngirira impuhwe. Ikibazo cyabaye Heritier Evangeliste mugenzi wanje, abari bafite amaso baramubwiye ngo ceceka, kandi batazamutiza ku maso. Umuntu yari yarabuze amaso ntiyabonaga, yumva Yesu w'i Nazareti umufitiye amaso, aramuhamagara ati Yesu, yewe ngo Yesu mbabarira. Ariko avuga ati Yesu, ayo maso yanje ntuyatambutse hano, uyasiga ahangaha. Abafite amaso bakamubwira ati ceceka, kandi amaso yabo batayamutiza. Ariko ikibazo cya Baritimayo, uko bamubwira ngo gaceceke, agahita azamura mixer ya volume, bati ceceka Yesu mwana Dawidi, ceceka Yesu, ceceka Yesu. Bibiri avuga ngo Yesu aramumva. Icyo yabanjije gukora, yabanjije kubwira abandi bamubwiraga ngo ceceka, arababwira ngo namwe ni muceceke kugira ngo tuvugane namwe mucecetse. Nibso. Muvuge ngo amen. Amen. Bana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nubona umuntu ukaragucecekesha uhamagara Imana, uzamirize cyane, uzamure volume kugeza ubwo Imana izocecekesha abandi baba kugira ngo uceceke, uzovugane n'Imana nabo bacecetse bagutega amatwi. Hallelujah. Arazamura Baritimayo, bati Yesu, bati ceceka Yesu, bati Yesu ngo aravuga ati namwe nimuze muceceke.